icyatumye nkora uyu muhanda nuko ari inyungu rusange z'abaturage, kandi nanone nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadukuriyeho amanegeka twari dufite agahinda, adutoza gutura neza. Ubu inyubako zihazamutse zirashimishije. Ngewe nifuza ko uyu muhanda twawushyiramo kaburimbo ugahura na kaburimbo ya Kanyaranganje. FPR ni ubuzima bwanjye. FPR nta kitakoreye abanyarwanda. FPR ubwanjye yarantuje. Ubu mbasha nanjye kuba nafasha abandi banyarwanda. FPR ni moteri ya guverinoma. Abana nye bariga kubera FPR. Ubu bose barangije za kaminuza. Ubu baritunze. Urumva nta ibyo nakora FPR giye sinabibona. Aba byashobokaga mu myaka isubira inyuma giye nakora FPR wenda giye nkaniyibagirwa kuko ndayikunda cyane. Nabonaga abantu bahanyura ari imodoka ari moto bakagira ikibazo, ariko mfata initiative nta mpamvu mu bushobozi bwanjye mfite mu rugo nzajya nkoramo, nkore kira gikorwa, nkora umuhanda abantu ni igikorwa rusange abantu bakibonemo bo kugira ikibazo cyo gutambuka. Ni umuhanda ufite ungarute wawukoze mu gihe kingana iki? Nahakoze amezi 2, hashobora kuba hafite kilometero 8, kandi ikindi nashakaga kugira ngo tuzahure n'umudugudu tubangikanye wa Kanyaranganje, umuhanda wacu uzenguruke uzashyikire izindi kaburimbo aho ziherereye. Mu by'ukuri rero utekereza gukora uriya muhanda wifuzaga n'icyerekezo wawushyiramo, hari aho wageze ucika intege cyangwa se hari ibyo ugikomeza gukora kugira ngo n'ubundi ugere kuri za ntego wari warihaye? Iyo nkorera igihugu ntabwo ncika intege, ahubwo zihora ziyongera. Ntabwo nacika intege, nzakomeza ngere kuri ya ntego nihaye, ndetse negere n'ubuyobozi bwanjye bwite. N'ubuyobozi bwiza buntera inkunga bumfashe tugere ku ntego, dusigira abana bacu u Rwanda rwiza kandi rutekanye. Wifuza kuri uriya muhanda wagera ku ruhe rwego? Umuhanda wazenguruka ugahura n'uwa Kanyaranganje, uwa Kanyaranganje kuko nawo uhura n'uwa Karujongi, bibangikanye n'uwa Karujongi bikabangikana n'umurenge wa Nyamirambo, bikaba uruhererekane rw'imihanda ikoze neza bijyanye n'igihe. FPR rero nk'umuryango wagaruye ubumwe bw'abanyarwanda, urayishima iki? FPR sinabona ikintu nayiha. FPR yarantuje, FPR irandokora. Ninjiye muri Kigali mfite abana 2, nta mwambaro mfite, nta kindi kintu kiza mfite. FPR iranyambika, yigisha abana banjye, irantuza. Uyu munsi wa none nanjye mfite imbaraga zo kuba nafasha n'abandi banyarwanda baciye bugufi yanjye. Gira icyo dusangiza nk'ubuzima bwawe bwa mbere bwari bumeze bute? FPR yaje ihindura iki? Naje muri Kigali 94 mu kwezi kwa 8, mbabaye cyane, ntafite icyo kwambara, ntafite icyo kurya gihagije, ni mubabare bukabije. Ariko FPR yankoreye ibishoboka byose, irabanza irantuza, inyigishiriza abana. Ubu nta mwana n'umwe udafite kaminuza, ni imbaraga za FPR. N'uyu munsi wa none mu buryo FPR yantuje, ubu nanjye nkuramo ubushobozi bwo gukorera igihugu, bwo gukorera n'abandi banyarwanda baciye bugufi yanjye. Biratangaje kubona umubyeyi nkawe afata icyemezo cyo kuba yakubaka igikorwa remezo nka kiriya, ariko se nkawe abakiri bato urabagira iyihe nama kugira ngo bazatere mu kirenge nk'icyawe ariko baganisha ibikorwa remezo biteza imbere igihugu? Jewe urubyiruko mbasaba yuko bafite igihugu cyiza, mbanza kubashishikariza ko bafite igihugu cyiza. Ni ku bwanjye numva urubyiruko rwahagurukira rimwe rugasenyera umugozi umwe, rugasigasira n'ibyagezweho igihugu cyacu, ndetse abanyamahanga bakagomeza bakajya baza bakigana.
kuko ni igihugu cyiza, igihugu gifite umutekano, gifite amahoro. Uyu munsi wa none intore zirusha intambwe yaradutoje, ubu ni umwana w'uruhinja abyiruka ashaka gukora, agakora FPR ituba mu maraso, kuko agiye ku bwanjye numva nakwireka ariko ngakora FPR nkayitura, kuko yaraturokoye twebwe, iturokora tugeze kuri, iraturokora. Uyu munsi wa none abarokotse ubu uyu munsi wa none barafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Ikindi FPR yakoze kubanisha abanyarwanda biranshimisha, bikanyongerera imbaraga, kuko ni igikorwa gikomeye kubanisha abanyarwanda, ari abavuye hanze, ari abahohotewe bahuye na jenoside, ari abari muri uru Rwanda, twese turasenyera umugozi umwe. Ibyo twarabirenze, twitwa abanyarwanda kandi dufite imbaraga zo gukorera igihugu cyacu. Niki wabwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uwabohoye igihugu, wari urangaje ingabo zabohoye igihugu, akaba agejeje n'u Rwanda kuri iri terambere? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ikintu namubwira, turamukunda abanyarwanda, tumuri inyuma, nta kizatunanira kuko tumufite, tumubona ahagarariye Imana kuri iyi si, kuko ibintu atugejejeho kubanisha abanyarwanda byagombye imbaraga nyinshi, kandi we yarabishoboye. Twebwe tubona ko akorana n'Imana, ntitubona ko akorana n'umwana w'umuntu. Noneho rero ibyo yakoze byose ubu yaradutoje, twese twahagurukiye rimwe. Ubu nta muturage ureba mugenzi we ngo amone mu undi muntu, amonamo umunyarwanda. Turashaka ko igihugu cyacu gitera imbere, ndetse amahanga yose uko babona duciye bugufi bajye baza, ahubwo bazi iwacu bashaka kudusaba ibitekerezo, kudusaba imbaraga, kandi bigaragarira ku bana bacu bajya kubahiriza umutekano mu bindi bihugu, kandi bakahitwara neza, bakagarukana isheja n'ishema. Yego, uyu munsi ni inteko rusange y'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF. Niki mwishimira? Twishimira ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyigikiye abagore akabaha ijambo. Kera nta mugore wigaga, nta mugore wagiraga ijambo. Ubu ari umugabo n'umugore bose ni kimwe, barakorera hamwe bagasenyera umugozi umwe. Nkaba musaba cyane cyane by'umwihariko kugira ngo ikibazo dusigaranye uyu munsi wa none ni ingo zisenyuka, ariko nk'uko twashyizemo imbaraga mu rugamba rwo kubohora igihugu, dushyiremo imbaraga mu rugamba rwo kubanisha imiryango nyarwanda. Hanyuma mufite iyihe ntego nk'urugaga? Urugaga dufite intego yo kubaka igihugu, ndetse tugaca igwingira, tugaca abana mu mihanda, abana bose bakiga. Nicyo kintu kituraje inshinga. Murakoze cyane.